abenshi bazi ko iyo batangiye guhaguruka cyangwa se bakijijwe bazi ko aba ari umunyenga umuntu agiye kugenderamo, ariko benshi bibagiza ko hari urundi rugamba umuntu aba atangiye. Haba hari ibyo utaye, hari ibyo usize, ariko winjiye mu bindi bihe. Ni ukuvuga rero ngo ibyo bindi bihe bigira igihe cyabyo, bigira umwami ubigenga, bikagira n'umwami ubirwanya. Buri muntu wese afite impano Imana yamuteretsemo, kandi afite uko yagiye avugana n'Imana ikimuhamagara, afite uko akorana nayo, afite uko agendana nayo. Rero muri ibyo byose, muri izo mpano zose, mu gihe nk'iki ngiki wicayemo, ni igihe cyo gukora nshuti y'umusaraba. Bene data nshuti z'umusaraba, niba uzi uwaguhamagaye yuko ahagararanye nawe, ukaba uzi yuko akorana nawe by'ukuri, atari ibintu byo kugenda ubeshyabeshya abantu, jya ushika mukomere, kuko uwo wemeye, uwo wakurikiye, ukurimo afite amaboko, afite ubutware, nta kizigera kikunyeganyeza ari ku bitugu byawe. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze bigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura n'irundi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, nawe uzajyana n'undi nta n'uzabura. Bene data nshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami Imana nabishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyemari. Dushimye Imana rero yongeye kuduteza intambwe yo kuza hano kuri iyi channel, kugira ngo twongere tuganire iby'Imana yateretse ku mutima wacu. Reka dusenge Imana, hanyuma twinjire mu kanya k'ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Data, ndagushimiye muri uyu mwanya yuko Uwiteka uduhaye ikaze hano kuri iyi channel. Turagushimiye Mana, wowe waduteje intambwe yo kuza hano kuri iyi channel. Uwiteka undinde kwiyobora, ahubwo umpe kuyoborwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nkoreshwe iby'ubutwari, mvuga iby'ubutwari, mvuga iby'abantu bawe bakeneye, undinde kuvuga ibihuje n'irari ry'umutima wanjye, ahubwo mvuge mbwirijwe nawe, kuko Uwiteka ari wowe Mana nkorera, kandi ari wowe uzi ibyo ubwoko bwawe bukeneye. Senge buri muntu wese ugiye kunkurikira, Uwiteka umuhe kunkurikirana arangize iyi video. Uwiteka kandi icyo wateguye kuvugana nawe mu mutima we, Uwiteka umugirire neza. Uwiteka Mana isumba byose, unyemerere n'ukuri umuntu wese uri bufate uyu mwanya umuhe umugisha. Uwiteka mu byahora asengera, mu byahora gusaba, bizabindi byiza. Bisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, niba uzi ko neza wahamagawe n'Imana, ukaba uhamanya n'umutima wawe yuko nta kimana igushinja mu bihe nk'ibi ngibi, Imana irongera kuvugana nawe ngo utekereze icyo Imana yaguhamagariye. Buri muntu wese afite impano Imana yamuteretsemo, kandi afite uko yagiye avugana n'Imana ikimuhamagara, afite uko akorana nayo, afite uko agendana nayo. Rero muri ibyo byose, muri izo mpano zose, mu gihe nk'iki ngiki wicayemo, ni igihe cyo gukora nshuti y'umusaraba. Hari igihe Imana yajyaga imbwira ngo yampaye impano, ariko impano yo kujya kubwiriza mu muhanda, mu isoko. Ariko bene data, ni impano ikomeye, ni ibintu utapfa kwisukira, ni ibintu utapfa kujyamo uko ubonye. Bisaba gusaba imbaraga, ikagukokingamo icyitwa imbaraga, ebana ikakuzenguruka, ikagukamuramo ikintu cyitwa inkamba n'ikintu cyitwa ubwoba, ku buryo nuhagarara ukabwiriza ubutumwa bwiza, uri bugukange utari bukangike. Icyo gihe usigarana n'Imana, ukabwira Imana uti Mana, undinde untera amabuye, undinde undwanya, untuka we umukarume, undinde yuko byamfataho, undinde yuko byanshanganyikisha. Ariko hari ahantu nigeze kujya kubwiriza, ebana umuntu arantuka aho nzenguruka, aho mbwiriza ntuka, ageze aranshanganyikisha. Ndavuga nti dayimoni mva inyuma,
ndacyaha mu izina rya Yesu Kristo, ndirukana izo mbaraga. Kuko burya hari igihe iyo tubwiriza cyangwa se iyo uri mu nzu y'Imana uri mubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo buri bigucanganyikisha, ntabwo buri uducanganye ko Satana kurura agenda naga imbere yawe, anyuze inyuma. Burya ntibibura nuko benshi baba bararangije kubimenyera cyangwa se barasabye imbaraga kugira ngo Imana ijye ibakomeza, ariko ntibibura. Noneho nkatwe rero twagiye duca mu masoko hirya no hino, ntabwo ubura ugutuka, ukwita umusazi, ukwita ikigoryi, ukwita ikintu cyabuze icyo gikora, bakwita amazina menshi. Bakwita amazina menshi. Hari n'uwo noneho wigeze kujya kubwiriza yowe wamutera amavoka. Ibaze uri urabwiriza ubutumwa bwiza, barangiza bakaguhuruturira avoka. Wenda wavuye i Kigali wagiye kubwiriza icyangugu mu isoko, bagukubise avoka. Ibaze imodoka uri bugendemo abantu baragira bati uyu ni umusazi twicaranye nawe, kuko baba bakwanduje nyine nawe urabyumva. Ariko burya Imana bifite ikiri bukore, bifite uko ibigenza. Icyo gihe nyine urihangana, kuko na Yesu nawe rwose baramutuse. Ariko ibyo byose bifatanyiriza hamwe kutwongerera imbaraga, kutwereka yuko ubwami turwana nabwo atari ubwami bworoshye bwo hano muri iyi si. Ubwami turwana nabwo ari bwo bwa Satani, ntabwo bworoheye umuntu. Icyo dukwiriye gukora rero ni ugukorera Imana twivuye inyuma, ntacyo twikanga, tuzi uwo duhagararanye nawe. Bene data nshuti z'umusaraba, niba uzi uwaguhamagaye yuko ahagararanye nawe, ukaba uzi yuko akorana nawe by'ukuri, atari ibintu byo kugenda ubeshya abantu, jya ushika mukomere, kuko uwo wemeye, uwo wakurikiye, ukurimo afite amaboko, afite ubutware, nta kizigera kikunyeganyeza ari ku bitugu byawe. Rimwe rero nibwo yambwiraga ngo naguhaye impano ntiwazikoresha, naguhaye italenta ntiwayibyaza umusaruro. Irangije mu rugero yambwira ngo iyo umuntu yakwikiye isuka cyangwa se afite isuka ntayihingisha, igwa umugezi. Irambwira rero ngo impano nakwicajemo zirimo ziragwa umugezi, kandi zagakwiriye kuba zihinga. Wamara kuzihingisha zikabyara umusaruro, uwo musaruro nawo ugahindukira ukagira gute, ukakugarukira. Irambwira rero ngo urimo uragwa ingezi. Irambwira ngo haguruka uvuge, wigira ubwoba, kuko aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Bene data nshuti z'umusaraba, ibi mbivugiye kugira ngo wumve yuko niba Imana yaraguhamagaye iri kumwe nawe. Korera Imana mu buryo bwose Imana yaguteretsemo, waba uri mu Rwanda, waba uri mu bihugu byo hanze. Mu by'Imana yagushinze, mu mpano Imana yaguteretsemo, yikoreshe neza, uyibyaze umusaruro mu gihe cyawe, kuko Imana izaguhembera italenta yaguhaye n'ibyaza umusaruro. Bene data nshuti z'umusaraba, nubwo gukorera Imana atari ibintu byoroshye. Hari abantu bagira ngo ni umunyenga. Oya, ntabwo ari umunyenga. Ni byiza, bivamo umugisha, ariko bikavamo n'ibigeragezo byinshi biturutse ku mwanzi Satani. Kuko nubona urimo ukorera Imana ukabona nta bikurwanya, ujye umenya yuko ufite utuntu n'utundi, donc ufite amabanga ya Satani. Hari ugukorera Imana ariko ukorera na Satani. Icyo gihe rero ntabwo aguteza ibikurwanya. Ahubwo iyo ukorera Imana uhura na haduyi iturutse kwa Satani, kuko Satani ntuzamubonesha amaso, aragenda agakorera mu bantu. Ugasanga umuntu arakurwanya, ugasanga umuntu aragutuka, ugasanga umuntu arakubwira nabi. Niba udafite ibikurwanya mu murimo ukora, ugomba kwisuzuma ukareba. Si hame nanone kugira ngo ugire ibikurwanya, ariko burya ubona ibimenyetso. Icyo rero ni ikimenyetso kikwereka yuko ibintu urimo urwanya Satani, kandi urimo wemeranya n'Imana, ukamamaza ubwami bw'Imana mu bantu, ukabwiriza abantu ubutumwa bwiza, bagakizwa, bagahindukira, kuko ibyo ngibyo Imana izabiguhembera ku munsi wayihingutse imbere, kuri wa munsi w'urubanza urindiriye benshi mu bwami bwayo. Bene data nshuti z'umusaraba, mu mpano Imana yaguteretsemo, ni ukuri ndakwinginze, yibyaza umusaruro mu gihe cyawe. Uvuga Imana utitaye
ku bantu bagutuka, ku bantu bakuvuga nabi, uvuga Imana neza, uyibwirize neza, utari mu ruhande rwa Satani. Hari ijambo Pawulo yabwiye Tito mu gice cya mbere ku murongo wa 5. Aho kuri uwo murongo wa 5 haravuga ngo icyatumye Imana igusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, ushyire ibintu mu mwanya. Icyatumye Imana igusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Bene data nshuti z'umusaraba, nkiriwe nkomeza aho hasi, ndagira ngo nkubwire ngo icyatumye Imana ikuzigama ikagusiga mu gihugu cy'u Rwanda, icyatumye Imana ikuzigama ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, hari abataha ubireba, hari abasinziriye ubireba, hari abo ujya gushyingura ukabaherekeza. Nshuti y'umusaraba, icyatumye Imana ikuzigama ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, ukaba ukiriho ukigenda bikemera, ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Bene data nshuti z'umusaraba, aho Imana yaguteretse mu bihe nk'ibi ngibi, aho uri ubu ngubu sinzi aho uri, ariko ndagira ngo mbabwire ngo aho Imana yaguteretse, yaba ari mu kazi, yaba ari mu rugo, yaba ari aho washatse, yaba utarashaka, ariko hari aho uri, hari aho wicaye, hari aho ukorera, hari n'aho uba. Mwene data nshuti z'umusaraba, aho hose Imana yahakwicaje kubw'impamvu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo shakisha icyatuma Imana inezerwa, shakisha icyatuma ubyaza umusaruro itarenta wahawe mu gihe nk'iki ngiki. Icyatumye Imana ikuzigama ni ukugira ngo ubwirize ubutumwa bwiza bari kure n'abari hafi, bihane bakizwe, baze ku Mwami Imana, bahindukirira Imana, bamenye ukuri. Nibamara kumenya uko kuri aba ariko kubabatura, kubazane kuri Kristo, kubazane ku Uwiteka, bahindukire bakurikira Imana, bayoboke Imana, bave kwa Satani. Mwene data nshuti z'umusaraba, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo aho Imana yaguteretse ubu ngubu uri, uhari wowe uzi ko wenda ari akazi, uhari wenda wowe uzi ko ari Imana yakurije ikakujyana mu mahanga, ukaba uzi ko ari ibyo gusa, ariko buri kintu cyose gifite imvano yacyo, buri kintu cyose gifite impamvu y'Imana. Niyo mpamvu Imana iri kukwibutsa ngo aho naguteretse ukwiriye kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, wigisha ijambo ririho umucyo, kandi wigisha ibyo ukora. Ari ukubabwira nk'uku nguku, ariko nanjye ibyo mbabwira ibyo mbabwira nanjye ubwanjye nkaba ntabikora. Ibyo Imana irabitwiyama, ibyo Imana igenda ibitubuza, kandi ni ukuri. Kukubwiriza ugakizwa, ugahindukira ukamenya Imana, ukazicaraho Imana yaguteguriye, njye nkazabura ijuru. Ibyo ni nko gukorera inyuma ya zero. Ibyo bimeze nka cya cyapa kiba kiri ku muhanda cyanditseho kiyobora umuntu cyangwa kiyobora imodoka, ariko nyamara kidashobora gushinguka aho kiri ngo gikomeze urugendo nacyo kijye aho cyakuyoboye. Hari abantu bo barokore, cyangwa se hari abantu babigisha, babavuga butumwa, b'abapasiteri bameze gutyo, ugasanga umuntu arakuyobora ku nzira, mu nzira ukwiriye kunyura, ariko nyamara wakurikirana imibereho ye, wakurikirana ibikorwa bye, ugasanga imbuto yera hanze aho abantu batareba, ni za mbuto utabona utamwigiraho. Ugasanga umuntu arigisha, ariko aho abantu batareba ni umusambanyi ruharwa, ni wa wundi uca inyuma uwo bashakanye, ni wa wundi wigaruriye abagore b'abagabo, ni wa wundi ubeshya abantu uvuga yuko Imana yavuze itavuze. Bene data nshuti z'umusaraba, ibyo dukora byose tujye tuzirikana yuko hari ingororano yabyo imbere y'Imana munsi yaduhamagaye. Bene data nshuti z'umusaraba, ni ukuri ibi mbikubwiriye kugira ngo urebe aho uhagaze. Aho wicaye ni Imana yahakwicaje, kora ukorera Imana, mu byo Imana yaguteretsemo koresha iyo talenta, yibyaza umusaruro, kuko uri aho ngaho kubw'impamvu, ntabwo hari kubwawe, ahubwo hari kubw'uko Imana yashatse kuhaba. Rero nushaka kudakora, hari igihe Imana izahakwimura, hari igihe Imana izahakwimura, kuko hari igihe Imana igutereka ahantu igira ngo igire abantu isarura,
igira abantu ikurura iguciyemo, ariko niba ihaguteretse ugasinzira, ndagira ngo ngutangarize yuko Imana izabikubaza. Ntabwo iguteretse mu kazi kugira ngo ukorere amafaranga gusa, ahubwo ihaguteretse kubera ko yagutoranyije mu bizi, ikugira umwe mu bavugabutumwa, mu bantu b'abagabuzi b'ijambo ry'Imana. Rero ukwiriye kuvuga ijambo niyo yaba 2 niyo yaba 3, ariko ukagerageza uburyo bwose ukwiriye guhugura abantu, ariko nanoneho kubw'ijambo Pawulo yabwiye Tito ngo ukaba icyitegererezo cy'ibyo uvuga. Hari ukwigisha, icyo ni kimwe, ari no kuba icyitegererezo cy'ijambo wavuze, icyo nacyo ni ikindi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo wigisha byose, ibyo ari byo byose, haranira no kuba icyitegererezo cy'ibyo uvuga. Winyigisha kureka gutukana nawe utukana, winyigisha kureka kuvuga nabi kandi nawe uvuga nabi, winyigisha kureka gusambana kandi nawe usambana, winyigisha kureka guca inyuma yabo bashakanye kandi ari wowe ubikora kenshi. Bene data nshuti z'umusaraba, niyo mpamvu Pawulo yatongeraga Tito nk'umwana we, amubwira ati Tito, uramenya utazakora sakirire. Ibintu nakwigishije warabyumvishe, ibintu Imana yakubwiye warabyumvishe, uba icyitegererezo cy'imirimo myiza. Dore hari icyatumye Imana ikuzigama, igusiga ikerete. Uramenye utazagipfusha ubusa, kuko hari abapfuye baragusiga, hari abasinziriye urabibona, abenshi urabaherekeza, ariko wowe uriho. Bivuga rero kuba uriho ni kubw'umugambi w'Imana. Imana rero ikigutije igihe cyo kubaho, gikoreshe, kuko icyatumye igusiga ni ukugira ngo ugikoreshe neza, kibyaza umusaruro mu gihe cyawe. Were kuba ifoto cyangwa icyapa kiyobora abagenzi. Ibyo uvuga byose wirinde yuko Satani yabona icyo akoreka. Bene data nshuti z'umusaraba, havugwa menshi akumvwa na bene yo. None Imana irakubaza mu mutima wawe, wowe unkurikiye, nta kimana ikubaza, nta kimana ikwishyuza. Wibuke ukuntu Imana yakugiriye neza, wibuke ukuntu Imana yaguhaye akazi keza, wibuke ukuntu Imana yakurije indege ukajya hanze, wibuke uko ubayeho, wibuke uburyo wagezeyo ukabona umugisha. Wibuke wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wibuke ukuntu Imana yagiye gutarura, wibuke ibyo Imana yakoze ku bwawe, wibuke icyo Imana yavuze izakorana nawe. None se mu byo Imana yavuganye nawe, umuhamagaro Imana yaguhamagariyemo, urimo urawukoresha cyangwa urimo uradamaraye nk'abandi bose? Bene data nshuti z'umusaraba, uramenye utazaba nk'ab'iki gihe. Icyatumye Imana igusiga ni ukugira ngo ukorere Imana, kandi uzirikana yuko nyuma y'ibi bihe, nyuma yo gukurwa mu mubiri, nyuma y'iherezo ry'isi, hari urubanza. Rero icyatumye Imana ikuzigama, nshuti y'umusaraba, korera Imana mu gihe cyawe, kandi ukorera Imana aho yagutuje. Hari aho ukorera, hari n'aho yagutuje. Ukwiriye kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu iyigisha ryawe ujye wibuka yuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ntukagire ubwoba, kuko nta munyabwoba uzajya mu ijuru. Ukwiriye gushirika amanga, ukavuga uti uko bizagenda kose, ndi kumwe n'Uwiteka, Imana isumba byose, Imana itanga imbaraga, Imana itavogerwa. Niba yaravuganye na Yosuwa ikamubwira ngo dore ndi kumwe nawe, haguruka, dore Mose yapfuye cyangwa se yarapfuye, haguruka ugende uzungura ubu bwoko, ugende ubwambutse ubugeze mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa 1 ngira ngo ni 5. Igihe Imana yatoranyaga Yosuwa, nuko yamubonagamo ubushobozi, iramubwira ngo ntugire ubwoba, dore nzagendana nawe, nzabana nawe, nta kizigera kikwitambika, kuko ikizakwitambika cyose ni ngewe kizaba gishaka. Aho uzakandagira hose nzaba ndi kumwe nawe. Nshuti y'umusaraba, nawe aho uzagera hose, aho uzakandagira hose, ujye wibuka yuko uri kumwe n'Imana, ntukagira ubwoba. Rero nshuti y'umusaraba, ndakwinginze kuri uyu munsi wa none, nyemerera ushyire mu bikorwa ibyo Imana yateretse muri wowe. Urebe icyo Imana yateretse muri wowe, urebe impano Imana yaguteretsemo, uzikoresha iby'ubutwari, ukorera Imana mu gihe cyawe. Ndasoje rero, soje nkubwira ngo nshuti y'umusaraba, wibuke icyatumye Imana
ikuzamura ikakugira uwo uri we mu bihe nk'ibi ngibi. Wibuke icyo Imana yavuganye nawe, sinyizi ariko wowe mu mutima wawe ukimbona wibutse yuko hari byinshi, hari n'amabanga ufitanye n'Imana. Rero muri ibyo Imana yavuganye nawe ni ngombwa yuko hari ibyo ugomba gukora mu gihe cyawe urimo kugira ngo Imana izakugirire neza mu gihe uzaba ugeze imbere yayo. Yari wa mugaragu w'Imana rero wavuganaga namwe Faustin Mwenyemari. Nukuri nakagaruka nsoza ndagusaba ngushishikariza gukanda subscribe. Bene data nshuti z'umusaraba, iyo ukanze subscribe ni ukuvuga ngo ubu tweretse yuko uri kumwe natwe kandi ubu tweretse yuko ibyo Imana yaducishijemo wabyumvise. Ni ukuvuga ngo iyo utabikoze rero bishushanye yuko ibyo Imana byakamutse muri wowe. Shalom shalom nakagaruka.